Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Ikaze nanone rero kuri Kiss FM muracyari kumva ijana na kabiri n'ibice bitatu. Umutumirwa wacu Ngarambe François Xavier yahageze ahangaha. Abantu benshi mwagiye mumwumva ku ndirimbo yitwa Umwana n'umutware. Iriya ndirimbo Monsieur François ijya kuza ujya kuyitekereza, wenda utubwire gatoya ku rugendo ruto ukuntu watangiye umuziki ndetse n'ukuntu indirimbo Umwana twakumenyeho turi benshi yaje kugitekereza. Bon, murakoze cyane Sandrine, murakoze cyane Andy kunyakira muri studio za Kiss FM. Nakira nk'urugwiro ndetse na mbere yuko ninjira muri studio koko nahantu umuntu yumva ameze nk'ifi mu mazi. Rero koko nzwi cyane kuri iyo ndirimbo. Hari igihe narigiye kuvuga ko inkomeretsa kubera ko ituma izindi zitamenyekana kandi ariko kandi kamfungurira n'amayira. Bon, rero iyo nahimbye muri 87 ariko mvuga ko umuziki wo navuga ko nukuvukana. Njya nibuka ko indirimbo yanjye ya mbere nahimbye mfite imyaka 9, indi imyaka 12. Icyo gihe natakaga imbere y'Imana kubera igikomere nari mfite cyo kuba umwana w'ikinege. Nibaza icyo nayihoye. Urumva kuko umwana w'ikinege icyo gihe nabibonaga nk'icyago. Hanyuma rero nyuma nkomeza guhimba uturirimbo ariko navuga ko 82 nigaga muri Université y'u Burundi ariho nagiye muri muzika ku buryo bugaragara. Uyu mwaka uzaba wari wa 40. Icyo gihe wa 40 ukora umuziki. Ndi muri groupe yitwaga New Light. Hanyuma ngarutse mu Rwanda ku buryo buhoraho muri 86 mbanza gukina jyenyine 87 sohora Umwana umutware ibi ya mbere muri concours irushanwa ryabaye. Hanyuma ninjira mu hari abantu bari batangiye groupe ya muzika yitwaga Isibo y'Ishakwe. Ninjiramo basaba kuyinjiramo, sanga duhuje ibyifuzo byo cukumbura mu muziki w'Abanyarwanda kugira ngo tushyire ahagaragara. Ni nicyo gihe indirimbo imwe muzizwi cyane muri iki gihugu ni Isibo y'Ishakwe, niyo yashyize ahagaragara mu byuma bya kizungu mu njyana ya Kinyarwanda ariko yitwa Nyaruguru. Ku buryo abantu benshi bari bazi ko ndi Nyaruguru barabyibagiwe. Ba Nyaruguru akanuka kapela se wadukubitiraho gatoya kuri Nyaruguru. Ariko nizere ko nawe witubwa mu ndakwize yandi usabye kolabo rwose ubabarire ntunamazi. Nyaruguru we, Nyaruguru we, Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we, Nyaruguru, Nyaruguru, Nyaruguru we, Nyaruguru we, Nyaruguru we. Nara kwandara kabishanga inyuma y'ishyamba harakaryiba ridakanyuye ejo mu gitondo rizamurye mu nda nta kayongero. Nyaruguru we, Nyaruguru we, pili Wow. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Ikaze nanone rero kuri Kiss FM muracyari kumva ijana na kabiri n'ibice bitatu. Uri kumwe na njya ndi umuntu na Sandrine Sheja Butera n'umushyitsi wacu uyu munsi François Ngarambe. Ikaze. Komeza ugira ikaze. Rwose. Ariko rero nari niryohewe n'igitaramo mwarimu tangiye.
iyo collabo yaba ari sawa iyo collabo yaba ari sawa n'ubwo wanze gushyiramo soprano erega mu kanya undi yaratangiye kunserereza mu gikari se wowe kudutabye mu nama ariko rwose barakunsubirije n'abantu batega amatwi nabo babakeneye abatega amatwi nabo babakeneye utega amatwi ariko iyo atega amatwi yicaranye impano nicyo kibazo nuko ariko ngira ngo yari yatwawe cyane uburoho umukanya wenda turaza kongera kubigarukaho byerekeranye n'umuziki byerekeranye n'indirimbo zawe ariko hari akantu wakomojeho undi kubajije ibyerekeranye n'iriya ndirimbo umwana n'umutware uti igihe watangiye umuziki uza kutubwira uti gikomere nari mfite cyo kuma ndi umwana w'ikinege ese wabimenye ryari yuko icyo ngicyo ni igikomere ufite ni gute umuntu avumbura ati ahantu bafite igikomere ni iki twita igikomere kwanza igikomere ni umubabaro uba uri ku mutima nk'uko ushobora gukubitwa ku mubiri ukavunika cyangwa se ukagira igikomere no ku mutima hari ibikugeraho ibintu navuga bimeze nk'aho ari bibi mvuze ngo bimeze nk'aho ari bibi kuko hari n'ibikomere uterwa tuvuge hari imiterere y'umuntu sinavuga ko ari mibi kuko Imana yaremye umuntu mu bwiza bwayo nubwo twebwe tugena uburyo umuntu agomba kuba mwiza noneho wa muntu yakwireba muri ya ndorerwamo y'ubwiza abantu bashima yabona atari ko ameze akagira igikomere kidaturutse ku bandi giturutse ku miterere nanjye navuga ko igikomere cyo kuba umwana umwe ntabwo nagitewe n'abandi nta nubwo navuga ko nagitewe n'ababyeyi banjye gusa ngira ngo umwana aba yishimiye kuba ari kumwe n'abandi akina n'abandi nubwo ntigeze nigunga cyane ko nagiye njya no kwa sogokuru na nyogokuru ndetse nyuma nza no kuba mu muryango hari umumama wacu na nyogokuru kwa mama n'abakobwa be ariko buri gihe muri gihe nkumva meze nk'uwigunze simvuge ko mfite mukuru wanjye simvuge ko mfite murumuna wanjye nyine nkumva ndababaye ubyumva kenshi uko ubyiyumvamo igikomere wumva ufite agahinda kenshi kwigunga uri wenyine nubwo waba uri mu bantu benshi hari ibindi bitera uburakari hari ibindi bitera ubwoba ukumva ukiyumvamo nta mutekano aho uri hose rero ngewe navuga ko icyo gihe ntabwo sinavuga ko ndi umwana natekereje ngo ndakomeretse ariko muri iyo ndirimbo mvuga ni yewe umwana w'ikinege yewe ngarambe wa mama yo nyagasani wamoyikiwe kugira ngo mvuke ndi umwe nta mukuru wanjye nta karumuna kanjye urumva Imana niyo nshyizeho icyo kintu ko ariyo yanteye igikomere ariko Imana nayo yongeye umunsi umwe kunyereka ko kunkiza niko navuga icyo gihe nari narije muri umuryango witwa Communauté de l'Emmanuel uvukiye mu Bufaransa ariko watangiwe na ba Rugamba Cyprien na Dafrozano ni umuryango uri muri Kiliziya Gatolika noneho umunsi nagiye gusaba no gukwa imirimo yose ifatwa n'abavandimwe bo muri communauté imirimo yose nyine byose babyitaho nta n'abantu bo mu muryango wanjye barimo cyane ariko ni abavandimwe bo muri communauté noneho ndibuka ko tuvuye gusaba no gukwa ninjira ku muharuro waho nari ntuye abavandimwe bari ku murongo baririmba ndibuka ko ako kanya ariho nakize igikomere cyo kuba umwana umwe numva mfite abavandimwe benshi bankunze ko ntari jyenyine kuva icyo gihe mpinduka umuvandimwe w'abavandimwe benshi noneho umutima wanjye uranaguka kubera ko communauté yacu ari na mpuzamahanga numva nyine nkunze abantu bose mfite abavandimwe mu migabane yose y'isi ku buryo ngewe niyita umuvandimwe
wa bose en français je dirais frère universel. Uravuze ngo icyo gihe ubabona baraho ku muharuro bose benshi batonze umurongo baririmba wayisukira igikomere. Ese iyo umuntu afite igikomere urategereza kikikiza gutyo ukagira nk'ako kantu kameze nk'aho ari iyerekwa cyangwa akantu kabaye ikintu kizanye cyangwa hari ikintu wakora kugira nibyo koko hari ibikomere bimwe na bimwe umuntu agira ukabona ko utari unabizi ukabona umunsi umwe ahari nkatwe dusenga uri mu isengesho hazamutse ikintu mu bwonko bwawe ko ibintu byinshi biba byaribitse mu bwonko noneho muri subconscient noneho bikazamuka ukabona icyo kintu cyari cyarakubabaje utarukizi noneho ariko hari n'ibindi uzi warabayeho ikintu umuntu akakubwira tuvuge mfashe nk'ibya jenoside uribuka ko hari aho wihishe wagize ubwoba ibyakubayeho uhunga byarakubabaje noneho uza no kumenya amakuru y'abantu bawe bapfuye ibyo byose bikakwinjiramo ndetse bikaza ari byinshi icyarimwe icyo gihe rero unareba uburyo witwara noneho ukavuga ati ariko se ibi ngibi nakomeza kwitwara ntya mbese aka gahinda nifitemo ngomba kugakomeza mbese uru rwango rwanyijiyemo ngomba kurukomeza noneho ugafata icyemezo cyo gukora urugendo rwo gukira ibikomere icyo gihe ugafashwa n'abantu rero ariko kenshi ubibwirwa n'uburyo witwara n'uburyo wiyumva ubundi twaremewe kwishima twaremewe gukunda no gukundwa twaremewe nyine kwisanzura igihe ubuze ubwisanzure mu byishimo ubuze ubwisanzure mu rukundo ukumva ubuze amahoro ukaca hariya ukikanga tuvuge ushobora kubona umuntu ufite umuhoro ugashaka guhunga uwo muhoro utekereza wa muhoro wa kera icyo gihe hari ikibazo ugomba kwiyunga n'uwo muhoro nubwo wigeze kuwubona ukora ikibi ariko none ushobora no gukora icyiza rero bisaba urugendo kugira ngo uhindure indoro yawe kuri uwo muhoro ni icyemezo rero ufata ubona ko hari aho ugera ugahungabana turaje tuganire cyane kuri urwo rugendo umuntu yakora ndetse n'uburemere bw'ibikomere ese igikomere kiraba valide kuko kiremereye ku wundi muntu kuko hari ikintu umuntu ashobora kuvuga ati njyewe nari narakomerekejwe no kuba ndi umwana umwe undi akavuga njyewe nafashwe ku ngufu n'urugero njyewe nabuze abanjye njyewe nakuriye mu muryango bantuka ugasanga umuntu ashobora kubishyira nko ku munzani bimwe kumva gusa nk'ibyo bintu rero ntabwo ari wowe washyira ku munzani igikomere cy'undi cyangwa se ngo nawe niba wumvise undi ushake gusuzugura uburemere bw'igikomere cye cyangwa kubigereranya kugereranya ntabwo ari byiza ni buri wese agomba kwifata nk'ikinege rero n'igikomere cyawe ni ikinege niko navuga n'uburyo kikubabaje ni umwihariko ntabwo wavuga ko niba hari n'undi hashobora kuba n'undi mwana w'ikinege utarigeze akomereka akavuga turiya aravuga ibiki biterwa na buri wese cyangwa wavukiye muri benshi akaba ariho yakuye ibikomere byose bishobora gukomeretsa ariko navuga ko ni byiza buri wese niwe ukubwira nicyo bituma gutega amatwi undi bifite agaciro gakomeye kugira ngo abe ari wenyine ukubwira uburemere bw'ibimubabaje ntabwo ari we ugiye kugena ngo biraremereye cyangwa ntibiremereye ndetse ushobora no gusuzugura akababaro afite agakomereka kurushaho bijya bibaho kandi ko umuntu avuga atari kurumva ibyo bintu uri kumbwira uzi ibintu kikanamukomereza kurushaho kuba utabashije kumwumva reka mu kanya tuze tukomeze tubiganireho nawe kandi wagira uruhare mu kiganiro haramutse hari icyo wifuza kutubwira kutubaza waba utwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Kiss FM. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready?
turacyari kumwe kandi n'umutumirwa wacu, turi kumwe n'umubyeyi wacu n'inshuti yacu François Ngarambe. Mu kanya twahoze tuvuga tuti umuzi cyane mu ndirimbo umwana n'umutware. Ati iyo ndirimbo hari umuhanzi wundi wo muri Nigeria witwa Two Face, nawe yaririmbye indirimbo yitwa African Queen. Ariko ngo ahantu hose agiye kandi ni imaze imyaka baravuga bati ntuhave, ariko yanasohoye n'izindi z'amahits menshi, ariko iyo ngiyo yamugumyeho nka identity. Ubwo rero ari kutubwira ati nanjye rwose iyo ndirimbo abenshi niyo bahita bavuga kandi ari n'izindi nyinshi. Ariko twari turi kuganira cyane ku byerekeranye n'ibikomere. Twari dukomoje ku kintu cyo kuvuga tuti se ibikomere ni gutumenya ko wakomeretse. Ibikomere bigaragara gute, ni izihe ngaruka bigira ku muntu? Nkuko nabivuze, ibigaragazwa rimwe na rimwe n'ibyiyumvo bishaririye nk'agahinda, uburakari, urwango, ku buryo nyine umuntu umukoraho gatoya akarakara agasa nkaho wakije umuriro, ukabona umuntu buri gihe ntaseka. Hari n'abantu bita mu Kinyarwanda ngo bagahinda, nyine kwita umuntu gahinda nabyo birababaje, ariko nyine hari bigaragaza n'agahinda ababyeyi bari bafite icyo gihe. Ariko nyine ugahinduka gahinda, nyine ukahora wijimye, kwijima. Noneho ukagira urwango, ukumva wanza abantu bose, rimwe na rimwe ukanga abanaba ukurikije ahari uwakubabaje, ukumva ushaka ndetse no kwihorera. Ushobora kwihorera, tuvuge hano wakwica, ushobora kwihorera wica, ariko ushobora no kumwica mu magambo, cyangwa se ukamufata nk'aho atabaho mu bitekerezo byawe. Ukishimira imibabaro ye, ibibi bimubayeho, ibyago byo ukabyishimira, nabyo ni ikintu kibi. Igihe utangiye kubona ibintu nk'ibyo rero uribaza uti se ibi bintu ni biki? Ingaruka rero nuko nyine ushobora kuba umunyamwaga, abantu ntibakwisanzureho kubera ko nawe utaba ubisanzuyeho, ntumenye kubana n'abandi. Ikindi nuko ushobora no kugira ingaruka ku mubiri, indwara zimwe nk'umutima, igifu, umuganga akakuvura bikananirana, kandi byaratewe n'ibyo bintu byose byakubayeho. Icyo gihe rero nicyo babyita, icyo gihe iyo ndwara y'umubiri niyo baba bita psychosomatique. No kuvuga ko umubiri ugaragaza ibiri imbere mu mutima. Utakize rero ku mutima, uwo mubiri nawe ushobora kugorana. Bishobora rero kugera kure, umuntu akiheba, ndetse rimwe na rimwe hari uwakomerekejwe n'ibyaha yakoze, ko n'ibyaha umuntu akora n'ibibi yakoze bishobora nawe kumukomeretsa cyane, akumva ariyanze, akumva yanzwe n'abantu bose, noneho akiheba, noneho akaba ikihebe. Ibyihebe kenshi naho ngaho biba biturutse, baba barihebye. Nukwiheba, nukuvuga ko akumva ntagaruriro, nta wamukunda, nta wamubabarira, nta cyari. Reka rero nirohe nanjye no kubigira rero nko kwica, niko navuga. Rero navuga ko ibikomere bishobora kutujyana mu nzira y'urupfu, ari urwacu ari n'urw'abandi. No kuvuga ko kenshi ngewe igihe nakiriye ikintu tuvuge nka violence, narahohotewe, biranyorohera guhohoterwa. Kenshi umwana wakubiswe iwabo bikamubabaza, kenshi igihe nawe azabyara nta bundi buryo azakoresha uretse gukubita, ndetse akanababaza. Utarakubiswe nawe ntazakubitwa. Buri wese atanga icyo yahawe. Hari ijambo nkunda cyane bavuga ngo umutima ukomeretse urakomeretsa. Cyane, kuko umuntu atanga icyo afite. Rero kuko nk'uko twavuze, duhamagarirwa kwisanzura mu gukunda, ntihagire uwo duheza. Igihe utangiye kumva ko hari uwo uheza, icyo gihe wibaze kuki uriya mwishisha, kuki bariya mbishisha. Niba hari uwo ntinya, nkatinya umuntu, namubona nkikanga, namubona nkaca hirya, cyangwa se ubwoko bw'aba bantu,
cyangwa se nk'abatinya abasirikare yababona bari kuri patrouille kwa kundi wakaca hirya kandi ntacyo bamutwaye, ariko kubera amateka afitanye n'abasirikare bashobora no kuba tarabo n'abasirikare b'ikindi gihe yahuye nabo, ariko akumva yishyizemo umusirikare. Icyo gihe rero twebwe dukeneye kwisanzura, niko navuga ko dukeneye kuba nk'igisekeramwanzi mu bwenge nk'abantu bakuru, ariko ntidufate abantu nk'aho ari abanzi bacu, ntidufate itsinda ry'abantu ngo ugire uwushisha uwo wishisha uwuheze. Igihe utangiye kwishisha ubyibaze. None se hari igihe umuntu aba yaraciye mu bikomere, ni gute ibyo bikomere byawe bishobora kuba byavamo imbaraga mu gihe uri kugerageza kubirengaho? Yego, imbaraga ku bikomere, icya mbere navuga mfite experience mbona ari igitangaza. Ababyeyi banjye batandukanye mfite imyaka 10. Bintera igikomere cyane. Navuga ko kimwe mu bibabaza abana n'ababyeyi mbere yo gutandukana, sinbifuriza gutandukana, ariko niba banabitekereza babanze batekereza ingaruka ku bana babo, ndetse binashobotse basaba inama abana babo. Hari ibintu bikomeye ababyeyi bafatiraho ibyemezo ariko batagishije inama abana babo, kandi bizabagiraho ingaruka mbi cyane. Ariko ababyeyi banjye baratandukanye mfite imyaka 10, birambabaza cyane. Navuga ni kimwe mu byambabaje mu buzima. Ndakomereka niko navuga, ariko nyuma ntangiye gutekereza gushinga urugo, numva ngewe nzashinga urugo rwiza. Ntangira gusoma ibintu bijyanye no gushinga ingo byiza neza, ntangira no bimbera intego. Navuga rero ko cyago cyamviriyemo umugisha, nibura kumenya ko ingo zishobora gusenyuka, kandi ko ngewe ntashaka urugo ruzasenyuka. Ariko byampaye n'imbaraga, navuga iyo nzira nari ntangiye gufata nanjye yo gusubiranya ababyeyi banjye. Nyuma y'imyaka 20 baratandukanye, nagize amahirwe ndabasubiranya, ndetse bicwa hamwe muri jenoside. Nabyo nubwo urupfu rwabo rwambereye igikomere, ariko urupfu rwabo nabonye ko ari nkaho barangije urugendo bari bariyemeje gukora, nzagukunda kugeza gupfa. Ndetse hari n'ukuntu papa bamwishe nyuma, ariko mbere yuko bajya kumwica, aho umurambo wa mama wari uri niho yagiye kurambarara, niko navuga, baramutema. Ariko navuga ko binjiranye bari kumwe, ku buryo igihe ntekereje iyo scene sinari impari, hari mubyara wanjye wari uhari, ariko numva bimpaye amahoro. Urumva ni ibintu kimwe mu bishobora gukiza abantu bikomere, ni ukureba muri wa mwijima w'ibyago bagize, bakarebamo urumuri rwagaragaye nk'utunyenyeri twari duhari. Ngewe rero muri urwo rupfu rw'ababyeyi banjye twakwita icyago, harimo urwo rumuri rw'isezerano rishojwe neza, bagiye navuga kumurikira Imana. Dore wari wadushyize hamwe, habaye ibibazo, ariko ku bwawe twarasubiranye, none turaje. Byaje gushoboka ko wa mutima umenetse utakomezanyije ngo utange ibindi bikomere, ahubwo wabihagarikiye aho ngaho. Noneho bifungura inzira y'ubuzima, inzira y'urukundo. Ikindi rero nuko izindi mbaraga mu gikomere, igihe ubundi ni byiza ko kugira ngo ukiri igikomere urakimenya. Wakimenya ukagira uko ugisangira n'abandi, ngo ushaka gukira indwara arayirata. Ni na byiza kumenya se ndashaka gukira iki gikomere, kuko hari n'ikintu umuntu ukomeretse cyangwa se n'urwaye bisanzwe, bamwitaho keya nyine zinyuranye. Noneho gukira akumva ari nk'icyago ubwacyo, se ninkira ninduzongera kuma keya. Noneho ugasanga n'abafite ibikomere by'imbere kenshi babitaho, bakababungabunga, aha ntimumukome, nyine ugasanga ndetse ibintu byose ashobora no kuvuga, abantu bose bagatitira, ntitumuhungabanye, reka tugire dutya, agasa nkaho ategeka. Ikindi nuko
rero icyo gihe baba batangiye kubyita complexe, mu gifaransa babyita complexe de victime ou de victimisation, kumva nyine ingorwa ugashaka kubigumamwo, byarabaye ikigugu, ukaba ari wowe wagowe gusa, ukeneye rero ko abantu bose bakwitaho. Icyo gihe rero gukira biba bikomeye cyane, ariko igihe wemeye ukavuga uti ndashaka gukira, ukavuga ati ariko akagahinda kari muri jyewe ndashaka kukagumana, cyane cyane ko nzi ko agahinda katica ariko kagira mubi, ndashaka se kuba mubi. Bo nyine kubizera Yezu Kristo uvuge ukabwira ati Yezu ngwino mu mutima wanjye, uvane mu akagahinda ushyire mu ibyishimo. Ariko ushobora nawe kubwira agahinda, sohoka agahinda, waje kumbana nanjye kugira ngo wabonaga nigunze, wabanye nanjye ariko igihe kirekire, none ndabona watangiye singi gushaka, sohoka none ubyishimo, ngwino injira mu mutima wanjye. Uravuga byishimo ntabwo ushobora kumuhamagara udasetse, byishimo injira, agahinda we yagiye, kuko uvanyemo agahinda ntiyinjizemo byishimo, agahinda karagaruka. Yego, nta kindi kirimo. Nicyo gituma kenshi kwibuka tutambuka bitadufasha. Hari igihe wibuka ibyakubayeho tukavuga agahinda kacu, ibyatubayeho, ariko ntitugire ikindi dusimbuza bya bindi tuba tubisohoye, ariko ntitugire ibindi tubisimbuza biduha amahoro, noneho bya bindi bikagaruka, tukazongera wa mwaka wundi tugakoreza, noneho bikagenda binashinga imizi kurushaho. Ubwo rero iyo umaze kubimenya ubifatira icyemezo, ukavuga uti kagahinda kanjye ndashaka ugasohora, uburakari ndabusohoye, hinjire umutuzo muri jyewe, urwango genda, ngwino rukundo, n'ibindi ibyiza byose ushaka ko byinjira. Ugatangira no kureba mbese byateye iki, hari ibyo nabuze iki, nabuze bande, ibyo byose nabyo ukabireba, ukabireba mu kuri, ntiwihishe. None ukaba ati nizihe ngaruka byateye mu buzima bwanjye, none ugatangira kwakira. Ngira ngo ikibazo kimwe ni ukwakira. Igihe utakiriye ibintu, utakiriye ibyakubayeho, kenshi uzifungirana muri ayo mateka akuremerere. Ariko igihe umaze kwakirana, nakiriye ko napfushije abantu banjye kuri ubu buryo ubu n'ubu, nakiriye ko nabuze umutekano wabo, urukundo rwabo, nakiriye ko ariko noneho mbatuye n'Imana, kuko abanyarwanda ni abamana, buriya bazi ko bava ku Mana bakanagana ku Mana. Ariko muri Yezu Kristo twageze kure cyane, kuko we yaciye mu byo twaciyemo, mu babare, urupfu n'izuka, byose ukabishyiramo, urupfu rw'abawe ukarushyira mu rupfu rwe, amaraso yamenetse y'abawe ukayashyira mu maraso ye, maze ukavuga uti ibi byose ndabigutuye kugira ngo byose bizakize isi. Ni ikintu gikomeye cyane ngewe cyankoze ku mutima, kumva ko ibyambayeho ari imibabaro nshobora kubishyira mu mibabaro ya Kristo, urupfu rw'abanjye nshobora kurushyira mu rupfu rwa Kristo, amaraso yabo nshobora kuyashyira mu maraso ya Kristo, kugira ngo bikize isi. Noneho ngahinduka nk'umunyamigabane muri sosiyete yo gukiza, yo gucungura isi. Ba bantu banjye ntibapfa ubusa, urupfu rwabo ntirupfa ubusa, imibabaro yabo ntipfa ubusa, kuko tubipfusha ubusa kubera ko twabyifungiranyemo. Ikindi nuko ibyo bintu ari n'ibyaha rero byanjye byose nkabishyiramo, ntibibe bikimbereye umutwaro. Ubwo rero icyo gihe numva ntangiye kuruhuka, kuko mba mbatanze. Naho ubundi kenshi tuvuge ibintu wabuze cyangwa abantu wabuze, umeze nk'ubihetse aho ugiye hose. Uri muri studio uvuga ikiganiro abantu baseka, ariko wikoreye ba bantu, wikoreye bya bintu wabuze. Ariko igihe ufashe icyemezo cyo kubitura, kwakira no kutura, icyo gihe uba umeze nkaho ni nk'umwana urureri, ukase urureri n'umwana, none ukabaho ukwawe n'umwana akabaho ukwe, akagira inzira ye. Ariko noneho mukagira undi mubano atari wa wundi wo kwizirikanaho. Ikindi rero nuko icyo gihe bigufungurira kukubabarira, cyangwa se gusaba imbabazi igihe wamenye ibyaha byawe, igihe wamenye imibabaro yawe, niba ari ibyaha uwo wayiteye, cyangwa se niba warakorewe ibyaha ababiguteye, icyo gihe wifungurira kubabarira. Ni byiza rero no kumenya ninde ni bande, none ukabyemera, none
ukavuga ati se kuko igihe utababariye uba wikoreye umuntu nawe wikoreye n'ibibi yakugiriye ibi byose biba bikubereye umutwaro igihe rero kubabarira no kuvuga ati mfashe icyemezo cyo kubohora uwo muntu kumurekura kuko nari muziritseho aho ngiye hose mba mukurura tugendana mbega we twaragowe abantu bose ko tugenda tuba turi mu kiriziya najya guhazwa ndamwikoreye mwikorere ariko mutura nibibana ngombwa donc ntabwo umutwaro wanjye ahubwo noneho nakira undi mutwaro wo kumukunda noneho ni mukunda kenshi umuntu babarira akoze intambwe ya mbere umuntu wamubabaje hari ukuntu ku buryo bwa roho abyumva hanyuma nawe akifungura ko umuntu kenshi wakoze ikosa aba yihisha n'abana barabizi igihe papa wakoze ikosa urihisha ntushaka guhuza n'amaso n'uwo wari oya ngo na Adamu na Eva barihisha kwihisha rero ni ikintu normal ahubwo rero ureba ugatuma umuntu utareba uko ameze wumva uko avuga hari ubimubwireho gatoya wumva uko abyakira none wakumva avuga neza buhoro mu kanya turaje tubigarukeho cyane kubabara nayo ni iyindi etape turi kuvuga ku bikomere ufite igikomere wowe uri kutwumva nanjye uri kuvuga nawe twicaranye cyangwa se wari ufite igikomere ese ni gute umuntu akiri igikomere uca mu zihe nzira kwanza twaganire kuko umenya yuko ufite igikomere ukamenya icyo gikomere icyo ari cyo ukakivuga turaza kubigarukaho gato ukibwira nde ukibwira nde urakibwira ese ni gute wirinda ko cyagaruka kuko kihora nk'uko wize kuvuga ngo hari icyo ukeneye kugisimbuza ukeneye kugisimbuza bya byishimo bya neza za mbabazi kugira ngo ejo kitongera kikagaruka kikisubiza wa mwanya mu kanya rero mutumirwa wacu François Ngarambe yarakomoje ku kintu cyo kuba umuntu wagukomerekeje cyangwa uwo wakomerekeje iyo utarabirekura ubusa nk'ubyikoreye ugendana nabyo aho wicaye aho uri uba uri kumwe nabyo ese ni gute ubirekura ni mu kanya nyuma y'aka karirimbo 102.3 Kiss FM. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? ikaze none kuri Kiss FM uracyari kumva 102 n'ibice bitatu uri kumwe nanjye ndi bumuntu ndetse na Sandrine Sheja Butera uyu munsi twakiriye umugabo n'umubyeyi ariko ni n'umubyeyi wacu twabanye mu kiganiro gikomeye cyane cy'imbabazi ukuzicamo ukubabarira ibikomere nifuza kukubaza ku kintu cyerekeye zambaraga aho uvuga uti harageze ibyo naciyemo ndashaka ko bihagarira ahangaha bigiye gukomeza muri generation ese icyo gihe niki bisaba kugira ngo uhindure wa muntu uri mu bikomere ujya ku muntu mushyashya ese ni ubukristu ni imana nakaye kazi wowe wikoramo nk'umuntu inshuti zigufasha gute yes nibyo koko imana niyo ya mbere ko ni nayo muremyi ni nayo izi umutima wacu ndetse inanzi kurusha uko nizi uko nigeze kubabwira ibikomere byinshi byagiye bizamuka ntari nzi ko nanabigize hari byo mu bwana kenshi abantu bagira bikomere byo mu bwana ariko ntibabimenye umunsi umwe rero mu rumuri rw'Imana bikazamuka ariko nkuko nabibabwiye hari igihe nawe ushobora kwireba ukavuga ati ariko iyi myitwarire yanjye ko numva idahwitse niki cyabiteye ukagenda ucukumbura muri wowe ukabona isoko yabyo noneho igihe umaze kuhabona aba ari intambwe deja ikomeye hanyuma rero icyangombwa no kuvuga utese ndashaka kwifungirana hariya cyangwa ndashaka gutera imbere ni byiza kwibuka ibyatubayeho ariko se igihe byatubereye uburoko prison ubwo ngubwo biba ari bizima ahubwo se ko byatuberera isomo ryo kugira ngo tubeho uyu munsi tunategure ejo kuko tuba tunibaza tuti niki nshaka kuraga abana banjye mbese abana banjye ndashaka kuzabaraga inzigo inzika urwango agahinda nubwo twabayeho ibintu nshobora noneho ku igihe maze gukira ikiza cyabyo nuko bya bintu byambayeho ntabwo mbisiba ntabwo mbyibagirwa ariko mbivuga ukundi mbivuga nituze mbivuga n'amahoro mbivuga n'urukundo rero nkuko wabivuze ntabwo kugira ngo nzamenye n'uwo njya kubibwira nyine hari abantu tubana
kenshi buri wese aba afite mu muryango haraba hari abantu bashima bakunda bazi gutega amatwi ushobora kugenda ukamusangiza icyo hari amasantere amwe n'amwe yakira nko abantu bakomeretse bizwi ari abapsikologe bamwe na bamwe mu nzego z'ubuvuzi hari ahantu basengera hano kuri Centre de l'Emmanuel cyangwa se mu Ruhango Sanctuaire Jésus Miséricordieux n'ahandi ukabati ngiyeyo rimwe na rimwe hari ukavuga tereka nge n'ahantu batanzi ku buryo nshobora kuvuga ibyambayeho byose igihe umaze no kubivuga uraruhuka cyane ukabivuga wumva uruhutse ukabisohora noneho rero nk'uko twabivuze ufata icyemezo kuko ni wowe ufite urufunguzo hari ijambo muri Bibiliya rijyana inkora ku mutima ngo ndi ku muryango wawe ndakomanga niba unyumva ufungure maze nze dusangire ni wowe ufite urufunguzo rw'imbere kuzana amahoro n'umunezero mu mutima rero udafunguye ngo usohore ibitago ibyo udashaka ko biba muri wowe ngo winjize ibyo wifuza ngo ko bijya muri wowe ntabwo byashoboka ikindi mbona ko kenshi hari umufilozofe witwa Aristote nyuma hari n'umutatu witwa Jean Chrysostome waje kubisubiramo cyane ngo umuntu akomeretswa nawe ubwe ngo nta wundi wagukomeretsa uretse wowe ubwawe ni ukuvuga ko nshobora no gukira ariko mu kanya nasohoka nkakomeretswa n'undi ariko agaciro tuvuge niba anyambuye nzakomereka nkurikije agaciro k'icyo yanyambuye niba ansuzuguye nzakomereka nkurikije agaciro navuga icyubahiro cyanjye noneho mbigire binini cyane mbigire umusozi kubera agaciro cy'ibyo navuye rero nshobora kubisubiza mu mwanya wabyo nkavuga ni bon natureka icyambere nuko icyabaye cyarabaye sinshobora kugihindura ariko nshobora guhindura uburyo mbanye nacyo nshobora no guhindura uburyo navuga kugisigira abandi kuko ni nk'umurage amateka yacu ni umurage uburyo nayabayeho ntabwo bizahinduka ariko uburyo ibyabaye ntabwo bizahinduka ariko uyu munsi nshobora kubihindura hanyuma se umwanya w'imbabazi gutanga imbabazi cyangwa kuzihabwa minota ibiri kwiruka umwanya w'imbabazi ni uwuhe umuntu niba yarankomerekeje umuntu niba namukomerekeje imbabazi zifite agaciro kimwe kugira ngo nkire ese ndaziho umuntu atazinsabye ese niba ari njye wakomerekeje umuntu ngiye kuzimusaba akazinyima ndamutse se mubuze wenda atanakiriho ngo nzimusabe cyangwa ugasanga ari muri babandi babaye ibyihebe yigeze kuvugaho imbabazi mbere na mbere ni izirigana ku bwiyunge ku bantu bashobora guhura ikindi ni uko imbabazi ni umuti nk'uko twabivuze witandukanya n'ikibi wakorewe witandukanya navuga ko utura umutwaro w'uwo wakikoreye navuga ariko imbabazi zigirira iza mbere kubabarira bigusaba mbere na mbere navuga ni wowe bigirira akamaro kuko bikuruhura ntabwo rero bivuga ngo ugomba kubona uwuziha hari imbabazi wababariye imbabazi urazifite zimeze nka kado wafunze utegereje ko uzayishyikiriza uwo yagenewe ariko wowe ufite amahoro kuri wowe waramubohoye abeho nawe abeho ndetse uranamwifuriza neza ntabwo kimutuka kuko kimwe kiranga abantu bakomeretse bavuga nabi bagatukana bakavumana noneho rero icyo utangira kuba umuntu w'imigisha kuko twaremeye gutanga imigisha igihe uvuga utukana icyo gihe uba waratanye ni ikibazo nyine ugomba kuvuga uti mpindurene noneho ugafata icyemezo afite byose bica mu cyemezo fasha icyemezo cyo kumuvuga neza fasha icyemezo cyo kumusabira fasha icyemezo cyo kumwoherereza imigisha fasha icyemezo noneho cyo
uvuga ati ndamubabariye. Kubabarira rero, kubabarira bituruka no kunshinga kubabara. Kubabarira ugirira undi, ugiriye wakubabaje, urababara mu mwanya we. No kubisaba yuko winjira no mu gahinda nka uririra icyaha yakoze. Cyakugizeho ingaruka, ariko uravuga ati Nyagasani we, umuntu ni imbabare disi. Urabona ukuntu ameze, nawe nta mahoro afite, nawe nta byishimo afite, nawe ntabwo icyubahiro cy'agaciro ke yarakabuze, arababaje. Aramutse abyishimiye, andi ankomerekeje, ariko nkabona nta nubwo ari kubyicuza, ari kwicinya icyaha. Mu by'ukuri ibyo ni ubwihebe ahubwo, ariko ngira ngo ntabwo yakwicinya icyaha abona afite amahoro, ntabwo abona warabayeho. Ntabwo ngomba kugena ubuzima bwanjye nkurikije ubwuriya. Ngewe mfata icyemezo cy'ubuzima bwanjye ko nshaka kugira amahoro, ariko noneho wa wundi nawe wakoze icyaha agomba navuga kumenya icyo cyaha, ashoboye akacyatura, akagira uwagisangiza. Noneho ntabwo ushobora gusaba imbabazi n'umutima wawe wose utababajwe n'ingaruka icyaha cyawe cyakoze ku wundi. Narwo ni urundi rugendo, kureba, bigusaba kureba uwo bababaje mbese abayeho ati, ni imfubyi, ni umupfakazi, ntagira aho aba, nyine namuteje agaciro, abantu bose naramuvuze. Tuvuge ushobora kuvuga umuntu aho aciye hose bose bakamwita, wabibona. Ariko bisaba nyine mbere wabikoze kubera ubugome, ariko nyuma hari igihe ugarura umutima nyuma y'imyaka. Ngira ngo igihe nacyo kirafasha cyane. Hanyuma rero hari n'izindi burya inyigisho, hari inyigisho nyinshi zigenda zihabwa abantu bagakanguka. Turaza no kuhagarukaho muri communauté de l'Emmanuel wenda mu kanya, ariko waruvuze mu kanya uti imbabazi ni nka kado wafunze ugiye kuyiha umuntu. Uwo muntu se ugiye kuyimuha ukamubura, ugiye kuyimuha akayanga. Igihe wamubuze urayigumana, icyangombwa nuko we ntacyo bitwaye. Ashobora kuba yarapfuye, ashobora kuba ariko we uratura uti ngewe ndamubabariye, igikorwa wikoramo. Ni wowe uranatura, ndetse n'igihe bandika ukabisinyira kuri uyu munsi kanaka, mbabariye kanaka, ndamurekuriye, nta kimbereye umutwaro, n'ibyo yankoreye ntabwo bikembereye umutwaro, ndashaka kwisanzura mu rukundo. Kuko ikindi kibi Sandrine nuko nubwo uvuga ko uwo muntu utamubona, ariko abantu musanisha nabo. Hari ikintu kigenda na bene wabo, niba ubazi niba atari wowe ni mwene wabo. None ugasanga abo bose ntubisanzuraho, uje kugusaba serivisi ukamuha akato, ariko noneho kuva icyo gihe wa wundi umusanisha nawe umwakira neza, ukamwishimira. Noneho nawe kuko nawe ahari, kuko abo mu muryango w'abakoze icyaha nabo bagenda bishisha abo mu muryango w'abakorewe icyaha. Noneho rero icyo gihe, igihe babonye ko wafunguye imiryango, baraza mugasabana, noneho umuryango ukaguka, ukaniyunga. Noneho rero abyanze, niba hari akabyanga, ubundi ni byiza kutaza ubwira umuntu ngo narakubabariye cyangwa ndakubabariye. Wowe ufite kado yawe. Noneho nk'uko ngewe nabikoze, maze kwakira umurage w'ababyeyi banjye, numvise bandaze urukundo, ko numvaga bari mu rukundo, bari mu biganza by'Imana, mu by'urukundo. Numva bambwiye rero ngo nkunde abantu babishe, ngo bavukiye mu maraso yabo. Niko communication spirituelle hamwe nabo nayumvaga. Noneho rero ntangira gushaka abo bavandimwe banjye. Nagize amahirwe, nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye, nahuye n'umwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwatwaye ababyeyi banjye. Alors nari narabyiteguye, naramubariye kera, n'abandi nzabona hari. Noneho duhuye, icyo kuko ni byiza umubwira inzira wateye kugira ngo yumve uko uhagaze, uriwe wararokotse, wageze gutya, noneho wageze abawe nawe wamenye urupfu rwabo, ubijyageza aha, wakira umurage w'urukundo, ushakisha abavandimwe, ukaba amahirwe ko duhuye. Noneho we ukamuha umwanya wo kugusangiza nawe urugendo rwe,
uburyo yakoze bya bindi, uburyo yinjiye muri bya bindi, uko yiyumvaga n'ibiki byose ukamutega amatwi neza. Noneho ngewe hari aho yageze aravuga ati nari narifuje guhura n'umuntu ufitanye isano n'abapfiriye hahandi. Rero nicyo gituma ko muri Gacaca yari yaremeye amakosa ariko nta wigeze amusubiza. Yasabye imbabazi leta y'u Rwanda n'abanyarwanda ariko nta wigeze amubwira ati kuri izo mbabazi usabye ndakubabarira. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo wakwiga gukunda umuntu ubashije kumenya amateka ye. Icyo kintu cyo kumenya amateka y'umuntu we ese byamugendekeye gute kugira ngo agere hariya, nakeka ari naho byaramfashije nanjye nubwo nari naramubabariye ariko ninjiye no mu byo yabayeho nabyo numva mbigize ibyanjye, mugirira imbabazi. Noneho icyo yakoze yarapfukamye ndamuhagurutsa ariko ansaba imbabazi, nanjye ndamubwira nti ndakubabariye ko nari nabyiteguye. Aho nyine ariko ntabwo naje nyimupfumbatisha ku ngufu, ahubwo naramuretse nawe akora urugendo ko njye nari nararukoze, nawe yararukoze mu rwego rwa leta ariko yari atarakorana n'umuntu yabikoreye. N'ubu rero twatangiye inzira y'ubuvandimwe, turavugana, turafashanya, ndetse no kwa kabiri dufite misa yo gushimira Imana. Hari ngo ndetse n'ubwiyunge bwacu twese turatumiwe nzababwira. Ubwo Gahanga kuko byabereye muri segiteri ya Gahanga bashyizeho umunsi w'amahoro bishingiye kuri iyo ntambwe twateye. Buri mwaka barabiselebra. Ahangaha by'umwihariko tugarutse dufashe umwanya wo kwitsa ku gikomere cyawe. Turacyari kuganira ku bikomere no gukira igikomere. Ahangaha twari tufashe umwanya by'umwihariko ku gikomere muri jenoside yakorewe abatutsi, wiciwe ibyo urwo rugendo rwose. Ariko hari igikomere bigeze kugarukaho ndetse n'imibare muri ino minsi igenda izamuka ya gatanya. Tugenda tubibona mu makuru gatanya bashakanye nyuma y'ukwezi, nyuma y'imyaka bagatandukana. Hari ikintu bigeze kukomozaho gato, turi kugenda tugana ku musozo. Ubwo tuvuze ibikomere mu rwego ibikomere bitandukanye. Kuri gatanya hari akantu bigeze kuvuga uti ababyeyi kuba banabibwira abana, kuba baganira n'abana bati bakagisha inama umwana. Wabivuze birantangaza. Ababyeyi babiri bakuru ni gute bagisha umwana w'imyaka 10 inama ngo tujye gutandukana? Ako ni kamwe. Hari abandi bavuga bati iyo mubanye nabi byafekta umwana, ibyiza nuko mwatandukana aho kugira ngo mujye muguma mutukana mutongana murwana imbere y'umwana. Urabivugaho iki? Mbese kuki bavuga ngo tubanye nabi nabyo babyihereranye bigiye gusenyuka ntawe bagishije inama ko duhari badusanze bakagisha inama? Mbese bifuza iki mu by'ukuri? Mbese igihe habaye ikibazo cyose ugikemura nk'icyo kibazo cy'umubano muke ugikemura mutandukana? Ni buhe buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane? Abantu bose bagira amakimbirane, baje n'iwacu nubwo abantu bamwe batubona nk'ibitangaza bazasanga tugira amakimbirane, ahubwo iyo tutagira Imana tuba twaratandukanye kera. Ariko dufite intego, dufite viziyo yo kubana kugeza gupfa, ndetse tukanabiraga n'abana bacu kuko tuzi ko ari bwo buzima. Ukurusha urugo ukurusha umugore abakurusha urugo, ariko ukurusha urugo abakurusha n'igihugu. Igihugu cyacu turashaka kugira ingo nziza. Mbese iryo shyaka ndarirwana. Igihe ndirwanye rero nzahura n'ingorane nk'uko Rugamba bivuga ati muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatazagira umwanzi wacamo icyanzu, murakomeze mutwaze, ntabwo nzaba hano, nzagumana namwe nsimbura ibibarwanya. Mbese ndemera ko intambara tuzahura nazo ariko ko tuzagomba kuzirwana tugatsinda. None se ndemera ko uwo mwana azanezerwa dutandukanye? Ngo hari abavuga ngo yanezerwa dutandukanye. Oya, nta mwana. Umutekano w'umwana nuko ababyeyi be baba bari kumwe. Oya, ahubwo shakisha umuti. Umwana mushobora kuganira, muganire. Uwo udashobora kuganira ishyire mu mwanya we. Yakubwiye iki we bibaye umubwiye iryo jambo yagusubiza iki? Hanyuma wumve. Ngewe ndakubwira ko nakomeretse kuri iyo myaka 10
nari umwana mutoya indirimbo nahimbye mfite imyaka 12 no kuva ko nari maze igihe iyo ngiyo ni ya ubwo byarahuriranye ndabivangavanze byabaye mu gihe kimwe ubwo kuba mwana ndira ko ndi umwana umwe no ko gutandukana kw'ababyeyi ariko numva ko byankomerekeje nkiri muto cyane